turabashuhuje bene data na bashiki bacu, tubifurije igitondo cyiza cy'umugisha. Nk'uko dusanzwe tunyuza ibi byigisho by'ishuri ryo ku isabato, ahangaha kuri YouTube kuri iyi cano y'itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi bavugurura mu Rwanda. Uyu munsi tugeze ku wa kane ku ngingo iri kutubwira ngo kureka ikigirwamana. Rero mbere y'uko twakira mwene data uko igize kugira ngo dufashe muri ino ngingo iri kuvuga kureka ikigirwamana, reka dupfukame dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye urukundo rwawe wakunze ikiremwa muntu, aribwo wafashe umwanzuro wo kutwandikira ijambo ryawe muri ino minsi y'imperuka kugira ngo ridukebure. Turakunyuze kugira ngo iri jambo ryawe riri kutwereka uburyo dukwiye kunesha imyitwarire yacu itari myiza. Mwuka wera abe ari we ubidufashamo, kandi abe ari we wumvisha imitima yacu ijambo ryawe ribashe kudukuza ritugeze ku rugero rw'iby'umwuka bishyitse, maze tuzagera amahirwe yo gusanganira ubwo ugiye kugaruka. Ibyo tubisabiye ubwoko bwawe bwose bwumva ibi byigisho kugira ngo twese duhanane nabo umugisha, kandi tubashe kugira umwiteguro ushyitse wo kuzagusanganira ubwo ugiye kugaruka. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Rero reka ino ngingo dusabe mwene data uko igize adufashe muri ino ngingo. Uko igize ni karibu kuri ino ngingo iri kutubwira ngo kureka ikigirwamana. Murakoze cyane Gerard. Reka abo duhurira kuri iri koranabuhanga namwe tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza, tubifurize n'umunsi mwiza. Imana ibahe umugisha. Ni Jean Pierre uko igize rero mugiye kubana muri iki cyigisho, muri iyi ngingo yo kuwa kane ku itariki 11 Ukuboza itubwira ngo kureka ikigirwamana. Reka dusabe Gerard aturebere muri Yakobo 5:2 twumve ikibazo cya mbere kuri A kiratubaza ngo akenshi ni iyihe mpamvu ituma abantu babona ubutunzi? Ni iyihe mpamvu ituma abantu babona ubutunzi? Yakobo 5:2. Urakoze cyane. Yakobo igice cya 5:2 baratubwiye ngo nahabanza ubutunzi bwanyu buraboze. Ahabanza ni uko hatubwira. Murakoze cyane. Kureka ikigirwamana, buriya ubutunzi bushobora kuba ikigirwamana, ariko hano batubwiye ko dukwiriye kureka icyo kigirwamana. N'ikiyo ngingo iri kutubwira, kandi duhaye isomo ryiza ritubwira ngo ubutunzi bwanyu buraboze. Reka rero tujye mbere dusome amagambo dusoma mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami ku ipaje 650 ndetse na 651. Haragira hati: muri iki gihe tugezemo kwifuza indamu byatwaye intekerezo z'abantu. Muri iki gihe tugezemo kwifuza indamu byatwaye intekerezo z'abantu. Akenshi ubukire bugerwaho binyuze mu buriganya. Hariho abantu batabarika bugarijwe n'ubukene, bikaba ngombwa ko bakora cyane kugira ngo bahabwe ibihembo bito, ndetse bakaba badashobora no gukenura iby'ibanze mu buzima. Ibi ni ibiri aha tuzengurutse bene data, nawe aho uri nureba neza urasanga ariko biri. Imiruho n'ubukene ndetse no kutagira ibyiringiro ko hari ibyiza bazabona bituma umutwaro wabo urushaho kubaremerera. Kuba baremerewe no guhagarika umutima no gukandamizwa bituma batamenya aho bashakira icyabagoboka, kandi ibi biba kugira ngo abakire babashe kubona ibyo batanga mu kwaya kwabo cyangwa kunezeza ibyifuzo byabo, bigwizaho ibintu. Kandi amafaranga no kwigaragaza byahinduye iyi si isenga ry'ibisambo n'abambuzi. Ibyanditswe bigaragaza umururumba no gukandamiza bizaba biganje mbere yo kugaruka kwa Kristo. Ibyanditse bigaragaza umururumba kandi no gukandamizwa bizaba biganje mu mibereho yo kugaruka kwa Kristo. Aya magambo asobanuye neza uburyo hari abantu benshi birundaho imitungo, mu gihe abandi umugabane munini badafite ibibarengera, ariko bwa butunzi bakabubona binyuze mu buriganya, bakabubona binyuze mu kunyura mu ntege nke z'abandi, bakabambuza ubutunzi bwabo, intege nke zabo,
kubera ko bafite amafaranga bakabyirundaho, ariko hano ijambo ry'Imana ribiciriyeho iteka, kuko uyu muruho ntabwo ari mwiza ku bawuruha, kandi si byiza kwirundanyaho ubutunzi binyuze mu buriganya. Reka tujye ku ngingo ya B. Mwene data Gerard aturebere muri Timoteyo, urwa mbere rwa Timoteyo 6:9 kugeza 10, no gutegeka kwa kabiri igice cya 8 umurongo wa 18 kugeza 19. Reka twumve ikibazo cyo kuri B. Ni iki gishishikaje cyane ab'isi muri iki gihe, kandi se ni irihe rarika rikeneye guhabwa abatware abatwawe nabyo? Dusomere muri Timoteyo, urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Urakoze. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10 haratubwiye ngo, kuko bifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza, ariko rikaroha abantu mu guhenebereza, rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Umurongo wa 10. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro myinshi. Urakoze cyane. Dusomere no gutegeka kwa kabiri igice cya 8 umurongo wa 18 ndetse n'uwa 19. Gutegeka kwa kabiri igice cya 8 umurongo wa 18 ndetse n'uwa 19 haratubwiye ngo, ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe, kuko ari yo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranishije indahiro na ba sekuruza wanyu, nk'uko irikomeza no muri iki gihe. Umurongo wa 19. Niwibagirwa Uwiteka Imana yawe ugahindukirira izindi mana ukazikorera, ukikubita hasi imbere yazo, uyu munsi ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka. Urakoze cyane Gerard. Hano aya magambo aratwereka neza ko kurarikira ubutunzi ari umuzi w'ibibi, kandi bituma twibagirwa Imana. Reka twumve mu gitabo cyitwa Umurimo wo Gukiza ku ipaje 212 na 213, haratubwira ngo, nta muntu Bibiliya iciraho iteka bitewe n'uko ari umutunzi, niba yararundanije ubutunzi bwe mu buryo buboneye. Imana iciraho iteka abatunzi. Igihe umuntu yarundanije ubutunzi bwe mu buryo buboneye, ntabwo rwose Imana imiciraho iteka. Si amafaranga, ahubwo ni ugukunda amafaranga, niwo muzi w'ibibi byose. Ikibazo si amafaranga, ahubwo ikibazo ni ugukunda amafaranga, kuyakunda, kuko kurarikira impiya hano twabwiwe ngo ni umuzi w'ibibi byose. Imana niyo iha abantu imbaraga zo kubona ubutunzi, kandi mu biganza by'ukora nk'igisonga cy'Imana agakoresha ubutunzi bwe atikanyiza, ubutunzi bubera umugisha nyirabwo ndetse n'abatuye isi. Urumva, iyo dufashe ubutunzi bwacu tukabukoresha neza, butubera umugisha, kandi bukabera n'umugisha abatuye isi. Ariko akenshi hari n'ibibazo abantu bajya bakunda kwibaza, bakabaza ngo none se wakwanga amafaranga? Kandi koko se urumva atari ikibazo? Ariko gukunda kuyararikira, ngo hari abayararikiye bihandishaho imibabaro. Reka dukomeze. Ariko benshi batwawe n'ubutunzi bw'isi, bahinduka abatumva iby'Imana ivuga ndetse n'ibyo bagenzi babo bakeneye. Babona ubutunzi bwabo nk'uburyo bwo kwihesha icyubahiro, aho kwita ku mbabare, aho kwita ku bakeneye bwa butunzi, ahubwo bakabukoresha mu buryo bwo kwihesha icyubahiro no kwiyogeza no kwirundanyaho ibintu bibahesha icyubahiro. Hano rero ibi bintu bene data biciriweho iteka. Reka dukomeze. Bongera inzu ku yindi n'isambu ku yindi, buzuza amazu yabo ibintu by'agatangaza, mu gihe ahabazengurutse hose
hari abantu bari mu mibabaro no mu byaha, bugarijwe n'indwara n'urupfu. Bityo rero abantu batanga ubuzima bwabo kugira ngo bakorere inarijye ntabwo bari gukuza imico y'Imana, ahubwo bari guteza imbere imico y'umubi. Aha ni ikibazo gikomeye, gukoresha ubutunzi nabi biratuzanira akaga. Igihe turundanya amasambu, turundanya imirima, kubaka si bibi, kugura isambu si bibi, ariko turebe uburyo tubikora niba turi kurundanya ibintu tutitaye ku bakeneye ubufasha bwacu. Abo bantu bakeneye ubutunzi bwiza, bakeneye ko amaso yabo akurwa ku bintu bidafite umumaro bifatika, bakareka agaciro k'ubutunzi burambye. Hariho abantu bafite ubushobozi bw'umwihariko ubwo gukorana n'abantu bo mu nzego zo hejuru. Aba bantu bakwiriye gushaka ubwenge buva ku Mana kugira ngo bamenye uburyo bashobora kugera kuri abo bantu, atari uko basanzwe bamenyeranye nabo mu buryo busanzwe, ahubwo biturutse mu mbaraga z'ubuntu z'umuntu ku giti cye no kwizera kuzima bibasha kubakangurira kumenya ibyo umutima wabo ukeneye no kubayobora kumenya ukuri nk'uko kuri muri Yesu. Aha ngaha harerekana neza, haraduhamagarira ko dukwiriye gushaka imbaraga zo gusanga abafite ubushobozi, abatunzi, abantu bari mu nzego zo hejuru, kugira ngo tubabone uko tubaganiriza kuri iki kintu, nabo babone uko bakora imirimo yabo neza bayishakamo umugisha kuruta kubihorera. Ni ingingo rero tubwira ngo kureka ikigirwamana. Reka twakire mwene data Gerard, niba hari icyo ayivugaho akitubwireho mu ncamake kugira ngo dusoze iyi ngingo. Murakoze. Gerard, ni karibu. Urakoze cyane. Iyi ngingo kureka ikigirwamana, ubyumvishe nabi wakumva yuko dukwiye kureka amafaranga, kuko baratubwiye ngo iki mamoni ngo ni ikigirwamana abantu benshi baramya, bajya gusobanura ngo ni amafaranga. Rero iyi ngingo yumvishe nabi wakumva ko dukwiye kureka amafaranga, ariko hano baratubwiye ngo amafaranga si cyo kibazo. Nta nubwo Imana ishiraho iteka umuntu warundanyije ubwo butunzi, ariko niba yaraburundanije neza, akiranuka kandi azirikana n'abakene, atarunda amazu ku yandi, atagereka amasambu ku yandi, akagira amafaranga ariko akajya yibuka n'abakene. Aha ngaha rero abantu bamwe batekereza kuvuga ngo none se runaka ko akize ngo uko atampa ngo nanjye nkire. Oya, we yarayarundarunze, ariko wenda aragufasha uko ashoboye. Aha ngaha rero kureka ikigirwamana si ukureka amafaranga, ahubwo ni ukureka kuyakunda cyane ku buryo akwibagiza umurimo w'Imana. Rero uko ugize urakoze, Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha nawe. Reka dushimire n'abo twabanye ku ikoranabuhanga, tubasaba kugira ngo bakomeze kugira imyumvire myiza, ariko tunasaba n'Umwuka Wera kugira ngo akomeze kurushaho kutwigisha ibi byigisho biruseho, mu izina rya Yesu. Amen.